nanone ni Emi wigarukiye, nanone ni Emi wagarutse hano. Dutangira ahantu hamwe cyangwa ahandi? Turatangira, hari abari mu rugendo hano, mu bigaragara ni umwarimu uri kumwe n'abana hano, baje mu gace kamwe aho ngaho muri karitsiye. Mu kuhagera abana barahagaze bararebana, barambwira ati bisi bayi ntabwo twakomeza kugenda, turashonje. Bamubwiye ko bashonje, arabwira ati okay, mureke dukomeze tugende turebe ko hari ibiryo twabona ari imbere. Abana bakomeje kugenda kugira ngo bajye kureba ko hari ibyo babona. Bayi yazanye igiceri agiha umuseriveri maho ngaho, arambwira ati se urabona iki giceri abantu mungana gutya cyabahaza? Wapi rwose. Ariko mu kureba abona abana barashonje, niko guhita ati bareba bayi yarabyemeye, afata igiceri ajye kubaha ibiryo. Miss Bayi yaritegereje nawe aricarana n'abana kugira ngo barye. Ticange ntabwo ndashaka gusubira mu mujyi. Yarabarebye arababwira ngo tugiye kwiga mu mashuri mashyashya, ntabwo tuzasubirayo, kandi mushyirane intoki zanyu, ntitwite ku byabaye mbere, tugomba kureba imbere, kuko turi abanyabwenge kandi turakomeye, sibyo? Barikirije turi umuryango kandi tugomba guhora hamwe, sibyo? Yego, barabyemeye. Ibiryo biraje, sibyo? Ngaho managura amarira yanyu. Abana bahanaguye amarira, ubundi bategereza ibiryo. Ngaho we ngo murebe kiriya kigurube. Bareba hari umwana wiryamiye afite ubwanwa buteye buryo, kandi ni muri ubwo buryo yiryamiyemo. Umwarimu yaramurebye asa n'umwenyura, aramwihorera. Yewe ibiryo byanyu biraje, ibiryo biraje. Abana barishimye ko ibiryo bije, batangira kubirya bishimye. Tuzanire fagitire, dore amafaranga nayanga. Bakibabwira amafaranga baramukubise bajugunya hanze, basi bahise bafunga resitora. Dore ngo barateza akavuyo muri resitora, baje kwiba n'abajura. Yewe hari abajura, mwirukanke rero nihagira n'umwirukanga ndamwangiza. Buri wese amafaranga ku meza, amafaranga mwese mufite mushyirano munyumve, kandi ufite ikintu cyose nagishyiraho ngaho muranyumva. We nimugende. We nyana yinuze. Umva we wakintu. Wakintu ntagazo byuka. Turashaka guduha ibintu. Ngaho ndebera. Hase iki gihe kari gihe cyo kurya. Umuntu wese abagomba kurya. None mwebwe muje kwibiza isaha koko. Ibi mutumye ibiryo bitamerera neza mu nda. Ngerega nita ku buzima bwanjye. Ngewe iyo umaze kurya ndaryama, kandi iyo nsinziriye nanga umuntu nderanja. Iki nacyo, kandi wowe ngura umuprofessionel mu kwiba. Kubera iki utaza nimugoroba ukaba ari bugaruka kwiba koko? Nkawe mana yanjye uko gesa po mujye mwiba nimugoroba. Aya nagaro amasaha yo kwiba. Yamuhoye kaje kwiba mu gihe kitari cyanyacyo. Uzize ko utaje kwiba mu gihe cyanyacyo. Iki ntago ari cyo gihe bibira. Yamujijije ka yabiye igihe kitari cyanyacyo. Uyu ihisha muginga we. Iki ntago ari cyo gihe cyo kwiba. Muba munderanje mutumye ibiryo bitamerera neza mu nda. Yaramukubise, yaramushotaguye shawe. Dore imigeri umuzajye mugaruka ninjoro. Sicya kanyize gusa sicyagarewe. Okay, mana ndumva ameze neza mu nda. Yamaze kumushotagura ngarumva ameze neza. Dore abapampe bahise bavuga ati iki kintu raha. Bafana mijuma mu gukata umusore arazibukira arabakwepa. Oya naga iki ari cyo gihe cyo kwiba. We mwihishe mujye hano. Mu guhindukira sanga umusore urugamba rakomeje. Iki naga ari cyo gihe cyo kwiba. Iki si cyo gihe cyo kwiba. Yamukinnye bubaro. Umusore veri yatunguwe n'umusore uri aho ngaho. Umwana orengara bakuba. Mujye mumenye igihe cyanyacyo cyo kwiba. Igihe cyanyacyo cyo kwiba. Basohoye bamusohoye bajugudanze. Dore baramwataka, arabakubita, abaka ibyuma, arabashota, arabakubita. Ubwabo barakubitana. Umutipu ranga nago yoroshye yarabavunnye. Ayiwe akabako kanje karavunitse mwabiginga mwe. Akubisa akabona abana kizyeyi. Okay, umva se wowe vayo hano ukubite akakabona. Enda sinde ngewe. Kara nagora ngo bakubita akabona. Urabyanze se? Yabana kibyeyi ibihungu bibi gusa. Yarabakubise.
niyo mihagurukire ajugunya aho ngaho. N'ubutaha muzajye mwiba mu gihe cya nyacyo, muri ranche ntabwo ari igihe cyo kwiba. Boss acara mwishyure rata. Yaramwishyuye yifatira ingofero ye arimanukira. Nicyo gihe ngafatireho we byo yaraje aho ngaho kwari ukurya no kwiryamira banamuderanje, agiye kwifatiraho yigendere. Wa muntu cyakigiro kiratangaje. Ahakira n'ibindi biceri byarabishyuye. Intwari enye intwari ende intwari ninde? Urakoze kandi wakoze kudufasha. Yaramushimiye. Okay, sawa. Ngaho mwiteho muri no minsi. Yari imanukiye kuko yemeza umusore nta nubwo we yirirwa ajya ku ifarashi ngo ayiyobore, ahubwo ahita afunga amaso ifarashi kamwiyoborera. Dore urwego, hano urwego ibintu biba bimaze kugeraho. Ngaho nawe uzabigerageze ujye gutwara imodoka ufunge mu maso undi modoka ikwitwarire basi.